Shalom muvandimwe, Imana iguhe umugisha kuko ukaze kuri iyi video. Tuyakomeza ya video twakoze, ni part ya gatatu ivuga ku ruhare rw'umukristo, cyangwa se abantu uruhare aho umukristo agomba kwifata ute mu gihe cy'intambara. Muvandimwe, iyi video reka uyikunde, kanda hasi uyikunde. Ikindi cya kabiri, numara kuyikunda uyifate uyisharinge n'abandi bantu, uyisharinge inshuti, uyisharinge abavandimwe, uyisharinge ku social media atandukanye kugira ngo abantu ijambo ry'Imana baryumve. Twatangiye tuvuga ku mavideo abiri avuga ku nkomoko y'intambara. Twavuze ku nkomoko y'intambara ko hari intambara eshatu, sibisubiramo. Twavuze no ku yindi video warakoze ejo bundi cyumweru gishize ivuga ukuntu habaye intambara eshatu zahinduye amateka y'isi. Uyu munsi tugiye kuganira ukuntu umukristo agomba kwifata mu gihe cya conflict. Muvandimwe, hari ibintu bitandatu nshaka kugira ngo umenye nk'umukristo iyo ugeze mu gihe cya conflict, mu gihe cy'intambara ugomba kwifata gute. Ugomba kumenya ibintu bitandatu. Icya mbere twakiganiye yose ngisubiramo cyane, ni kivuga yuko intambara yose ituruka ku mubi. Intambara yose ituruka kuri Satani. Cyo ugomba kukimenya. Nta muntu uvuka ari mubi, nabo murwana nabo cyangwa nabo mufite conflict, abo bose nabo ni abantu baba victime ya system ya Satani. Ikindi cya kabiri, Satani ategeka isi. Gitindeho kanya gato. Satani ategeka isi. Systeme iriho yose yabaye corrupted na Satani. Systeme iriho yose ku isi harimo influence ya Satani. Muvandimwe, byabaye cyumweru gishize abantu barateranye, abayobozi babiri, simbavuga ko n'ubundi nshaka nabavuga, ni President Trump na President Zelensky. Bateraniye, bahuriye muri Amerika. Bagezeyo batangiye kuganira ukuntu intambara iri kubera muri Ukraine ngo yahagarara. Trump yahamagaye Putin, baraganiriye. Zelensky nawe yaje ngo aganire, banaganiriye imbere yako ba telefone. Ariko ikintu cyatangaje abantu ni ibintu byabereye hariya. Mwibuke ndavuga ku jambo ngo Satani afite influence muri system y'isi. Muvandimwe, abantu benshi barapfuye, miliyoni z'abantu zarapfuye. Aho kigaragara nuko abayobozi bacu muri ibi bihugu bya Europe bashaka intambara ihagarara. Ikindi kigaragara gikomeye nuko bari abantu biteguye gukora igishoboka cyose batitaye ku rupfu rw'abantu nubwo baba ari miliyoni, bitewe gukora ikintu icyo aricyo cyose kugira ngo batsindire intambara. Muvandimwe, Satani nkuko navuze ngo Satani afite influence muri system y'isi, kurugera abantu badakoresha ubwenge bwa karemano ngo batekereze ku bintu yuko bidashoboka, ngo baganire ku bintu birangira. Tutekereze bavandimwe, kuko isysteme yabaye corrupted ku buryo aho abantu bavuga ngo n'ubundi reka bikabipfe birangire. Cya gatatu muvandimwe, nuko ko narimvuze urwana ni victime ya system. Abarwana bose ni victime ya system, simbisubiramo, narabivuze. Icya kane, Imana ntishimira intambara. Cyo ni ikintu, Imana ntishimira intambara. Wavuga, wabyinirira, wasenga, icyo wakora cyose cyatuma Imana yishimira gupfa kw'abantu. Igihe Imana yarimburaga Sodoma na Gomora, ntiyabikoze yishimye. Nizo systeme ziri kuguye umunsi, soko Imana ibyishimiye. Icya gatanu muvandimwe, nuko Satani akoresha abantu. Twatangiye tuvuga ngo Satani niwe mubi. Twavuze yuko intambara yose ituruka ku mubi, ubwo Satani afite influence ku isi, aho Satani akoresha abantu. Nkuko nari mbivuze, abantu bacu bafite imbaraga zo guhitamo muri iki gihe. Watanga intambara y'isi ya mbere ni umuntu, kandi yafashe imyanzuro kugira ngo yitange. Abateye muri Kongo, ababujije abandi amahoro, abateje ibibazo muri Kongo ni abantu bakoreshejwe na Satani. Satani akoresha abantu. Nubwo Satani ari we soko y'ikibi, ariko akoresha abantu. Hariho abantu bakomeye, amakompani akomeye yishimira intambara. Kabisubiremo, hariho abantu bakomeye, amakompani, amafilm, ibigo, ibihugu bikomeye byishimira intambara, kandi biboneramo n'amafaranga bavandimwe. Ni nkanjye nafatiye isaha
mane fasha mvuye ino analogy. Ni nkanye nafatiye isaha nkaza nkavuga ngo kubera impuhwe ngufitiye ndayiguhaye ariko nkaza nyuma nkaza mu rugo iwawe ngatwara ikindi gifite akamaro kurusha iyi saha. Kavuga ngo umuntu afitiye impuhwe ni umuntu mwiza ariko akaza nyuma agafata ibindi bifite agaciro kurusha iyi saha. Reka abantu bakuru cyangwa kavuga ngo reka tubagarire hose tuzaho bizere. Kavuga ngo reka abari ku Rwanda bose tubaha amafaranga ariko Rwanda bose tubahe n'intwaro. Muri Kongo cyangwa muri Sudani bafande nk'ibintu biteye ubwoba kandi bibaza n'abantu. Ubwenge bwa Satani bwinjiye mu bantu ku buryo umuntu ntije ndavuga ngo iyi so ifata nka filime. Ibyisa ifata nk'ayo burebure nkaho nta gaciro bifite. Aho umuntu yishimira gushora intambara. Company zikomeye zikora nk'intwaro zikavuga ngo tugiye gutangira intambara. Hari abantu banditse igipapuro muvandimwe ibintu biteye ubwoba. Hari abantu banditse igipapuro bavuga ngo tugiye gutangira intambara 7 mu myaka 5. Intambara 7. Bahagenda muri ibyo bihugu bakavuga ngo reka tugende abantu ba runaka bangana kubera iki kintu. Par exemple ni ubwoko. Reka tubacokoze niturangiza tubahereza intwaro. Uyu muntu uri hano n'uyu uri hano bakabaha intwaro bakazigura kuri ya company. Yabakabaha intwaro bakarwana abantu bakicana. UN ikicara akavuga ngo tugiye gufatira imyanzuro bari abantu tugiye gufata iki batazi yuko abe kubitera abazanye izo ntambara n'ibiki bibereye kure abonye amafaranga. Navuze ngo muvandimwe Satani akoresha abantu. Hari abantu bicaye kandi muvandimwe ni ibintu wasoma no ku makompiyuta n'amakuru ariho aho ibihugu bipanga projet y'imyaka 100 iri imbere. Abafite ubukunye ubwenge muvandimwe abantu baricara agapanga imyaka 100 imbere. Ese abakristo twebwe ni dupanga imyaka 5 iri imbere tuve ku 100 cyangwa imyaka 2 iri imbere. Isi yabaye influenced. Kavuze ku misozi 7 simbisubiramo uzareba mu video. Isi yabaye influenced na Satani. Ibihugu byinshi n'uyu mukino birimo. Kongo n'uyu mukino birimo. Kumwibuka yuko amakampani akora intwaro ntiyabona amafaranga hatari intambara. Bisobanuye ko byanze bikunze kugira ngo babone amafaranga kugira ngo batere imbere cyangwa company zabo zitere imbere hagomba kubaho intambara. Niyo mpamvu bashira amafaranga menshi kugira ngo haze conflict, haze intambara kugira ngo barye. Muvandimwe abakristo tugomba kumenya ibintu byose. Uri kurwana muri Kongo uri kure cyangwa ari hafi bitewe naho utuye. Ni victime w'iyi system ndi kuvuga. Aho abantu barwana kubera amoko bavuga ngo tugiye kubacokoza. Bitomara kubacokoza iki gice tugiha indwaro n'iki gice tugiha intwaro tubareke barwana. Nibarwana UN cyangwa ibindi bigo bikomeye multinational nk'ibyo bintu nyine bikaza ngo bizanye inkunga bije kubafasha. Batazi ko intambara yavuye he. Intambara yaturutse aho ubufasha buri guturuka. Mukisa bakonye kuri. Turi mu isi mbi. Ntabwo turi mu isi ifite abantu. Navuze ngo abantu bapanga imyaka 100 iri imbere. Bapanga imyaka 100 iri imbere. Abo bavuga ngo tugiye gushora intambara 7 mu myaka 5. Abo bavuga ngo tugiye gushora intambara mu gihugu runaka. Tugiye kurema conflict mu gihugu runaka dushaka kugera ku bintu bimeze gutya na gutya. Abakristo nkatwe rero tukagendera muri ako kavuyo tazi yuko ibyo ari ibintu byakozwe n'abantu bakora system Satani yashize. Uvana ngo nari Satani akoresha abantu. Cya gatandatu aricyo ndangirizaho ni ikivuga ku murongo uboneka mu gitabo cy'Abaefeso cyangwa ukoreka kwa Efeso
igice cya 6 umurongo wa 12 ahanditse ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nsubiremo, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware, hari abafite ubushobozi, hari abategeka isi y'umwijima, hari n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ibyo ni ibintu bine bavuze hano hantu. Igitangaje no kubera ibintu biraza gusobanura amagambo twaganiriye muri video ya mbere ya kabiri niturangirije. Aya amagambo asobanura cyane system ya Satani ukuntu ikora. Satani nkuko Imana yashizeho hierarchy turavuga ngo ni inzego zitandukanye. Hariho abamarayika, n'abarimo ibice, harimo abakerubi, twabijyamo n'ibintu birebire. Hariho umwuka wera, hariho data, umwana, umwuka wera, hariho hierarchy, hariho inzego zitandukanye mu bijyanye n'iby'Imana. Muvandimwe mubonye yuko ubwami bwo mwijima, hari video nakoze ndaza kuyipinga hano hejuru. Ubwami bw'umwijima bufite hierarchy, bufite inzego, buri organize ku buryo butangaje. Kuko twavuze abantu bicara bagapanga intambara 10 mu myaka ingahe igiye kuza, batekereza kure cyane. Kubera ubwenge bw'ubucakura bwa Satani, bagomba kureba ibihe, bakareba yuko muri iki gihugu zaturukamo akavuyo imyaka 10 igiye kuza, bakagenda bakagidestabilizing icyo gihugu, bakakica kugira ngo abantu bazazamuka muri ya gihugu ntibazaza. Kumva ko Satani afite ubwenge bucakura kugira ngo akoreshe birabe, akoresha n'iri myuka. Satani afite inzego enye akoresha kugira ngo azane intambara, azane akaduruvayo mu isi. Twazumvisha ni inzego enye. Mu Cyongereza bakoresha ijambo ngo ni rulers. Iya mbere ni rulers. Mu Cyongereza bavuze ngo this refers to high ranking spiritual beings or entities in opposition to God. Ngo ni imyuka irwanya Imana, ariko nyine ngo iri hejuru cyane kandi ifite imbaraga zitangaje. Iyi myuka ntirwana keretse ari ngombwa. Iyi myuka irwanya destiny y'ibihugu. Iyi myuka ntabwo irwanya seti ni ubusa. Iyi myuka ntirwanya umuryango wawe ni ubusa. Iyi myuka irwanya amasysteme y'isi. Ifata iyi si ikayifata ndire wango ni rulers, ngo nabami barebera territoire, par exemple ngo nka Afrika yose, akaba ategeka icyo gice, akarebera agapangira icyo gice, agapangira Uburayi bafite byayo, Amerika bafite yayo, akagenda apangira ibyo bihugu, ayo makontina, kugira ngo bikontrole ejo hazaza h'ibyo bice. Iyo urajya muri Kongo habaye intambara, muvandimwe, ugomba kumenya bino bintu. Ntabwo ari ikintu cyo kifutse ako kanya, haba haragiyemo imyuka mibi yarabiteguye. Twaza kwisobanura mu kanya. Ikindi bavuga ngo authorities, mu Kinyarwanda babyise ngo ni abafite ubushobozi. Kinyarwanda hari ikoresha amagambo uyasobanuye biterwa na context yasobanuyemo, ariko mu Cyongereza bavuze ngo authorities bisobanutse. Mu Cyongereza bavuze ngo this refers to entities that have authority or dominion, particularly in spiritual. Ngo ni imyuka iri munsi ya ziriya bita ngo ni rulers, iri munsi ya ziriya zitwa ngo ni principalities. Ni imyuka ihabwa amabwiriza n'iyi myuka yo hejuru yabo. Hari Satani, hari abatware, ari bo rulers, ari batwara kontinent, amakontinent n'ibiki, akaba authorities bavuze ngo they have control or influence over systems and structures. Ngo bano bagenga system none. Hari abagenga kontinent, hari abagenga imigabane, hari abagenga ibihugu, none bano bakorera system. Muvandimwe ntabwo ari par accident, ntabwo ari ikintu kibaho gusa ngo system y'isi imeze gutya. Niyo mpamvu mu Buraya abantu bameze uko bameze. Niyo mpamvu abantu mu Buraya bakunda kwiyahura. Bafite ibyo kurya, bafite aho barara, social irabafasha, bafite byose, ariko abantu bakagira bakiyahura. Muri Kongo, mu Rwanda, aho abantu bari impunzi, aho abantu baguze byose, aho inzara yateye ibintu ntabwo bimeze neza, kugira ngo uzabone umuntu wiyahuye ni ikibazo.
kugira ngo uzabone umuntu yiyahuye ni ikibazo, ariko uje muri ibi bihugu abafite byose ariko bakiyaho. Izo system ndashizeho. Iyi myuka rero nizo zireba authorities. Hariho rulers batanga imigambi miremire igihe kirekire, imyaka 100, imyaka 50. Authorities akaba aribo bareba system noneho, bakareba ukuntu bayidestabilizinga, bagashyiraho system. Amerika bagashyiraho system yayo, Afrika bagashyiraho system yayo, Aziya bagashyiraho system yayo. Yego bakora bano ba. Ikindi ngo haza ngo ni powers of this dark world. Ngo ni ya handi bavuze ngo Nyarwanda bavuze ngo nabateka isi y'umwijima. Rulers, abatware, authorities, afite ubushobozi, abategeka isi y'umwijima aribo bise ngo ni powers of this dark world. Aba bavuze mu cyongereza ngo this phase points to the overall influence of evil of the bavuze ngo this phase points to the overall influence of evil and darkness in this world. Ngo ni ibintu bigaragaza ububi n'umwijima bwo muri iyi si. The powers here could symbolize various forces of evil that work to corrupt the world and its systems, encouraging sin, temptation, and immorality. Haje rulers, haje authorities, haje powers. Bavana kuva ko Satani, Imana ifashe ibintu byumve. Satani ni mubi. Niwe mubi, niwe tangiriro. Kwa bivuze ko yantambara yabaye muri video ya mbere. Satani niwe mubi, niwe tangiriro ry'ikibi cyose. Yahaye imbaraga rulers, aribo baba prince twavuze cyangwa babatwara. Bagatekereza imyaka 1000, bagatekereza imyaka 100, bagafata biriya bihugu, bagafata ibihugu, bagafata amama akomeye. Kuko twaza kubona muri Bibiliya. Bagafata amama akomeye. Barangiza bagashiraho system igakontororwa n'aba authorities. Authorities ni baba twise ngo ni abafite ubushobozi. Abafite ubushobozi bagara gushiraho system ikarunning abantu bono baba sine mu Kinyarwanda. Abantu noneho bareba system kugira ngo ikore kankoreshe company kugira ngo byumve neza. Company tuvuge ngo ni company ikora amasaha. Ibifite umuntu wayishinze ashira amafaranga ye arayirema. Uwo rero nyiri company ashaka iyo company ayifata akayigurisha. Nyiri company ashakisha umuyobozi ariwo bita ngo ni CEO. Iyo ni level ya kabiri. Nyiri company niwe ufite imbaraga. Kamwe ko nyiri company bitewe na company konti bikozwe, hari iyo nyiri company yaba ari umuntu umwe cyangwa bari babiri cyangwa bari n'abantu baba barashize amafaranga ari benshi cyane. Abo ni ba nyiri company. Niwe afata umwanzuro ko giye kwigurisha. Umuntu wa kabiri ni umuyobozi CEO. Uwo ni ureba noneho kamba akayipangira ibintu bazakora mu gihe kirekire. Iyo niwe uwo ni CEO. Iyo ni level ya kangahe? Ya kabiri. Level ya gatatu ni aba managers. Bareba ama department atandukanye. Iyo ni level kangahe? Ya gatatu. Level ya kane rero munsi ni abakozi. Bose bakora ikintu kimwe ngo isaha. Ariko harimo ama level atandukanye. Muri ibi turi kuvuga muvandi wagira ngo byumve, hariho Satani. Niwe mubi, niwe soko y'ibibi, niwe soko y'intambara. Ariko abantu akoresha harimo aba rulers. Rulers ni babane wamwita CEO. CEO ntabwo uzumubona afata igitaka. Par exemple abantu bakora by'ubwubatsi, ntabwo CEO agenda mu gitaka, isima n'ibiki ntabwo bijyamo. CEO aba yibereye hejuru bagapanga igihe kirekire. Nyuma ye hakaza kuko twivuze hakaza abantu bareba ibintu bya department zitandukanye. Harimo department zijyanye no guhimba udusha, ibyo bintu birimo. Harimo department zitandukanye. Kuko twari tubivuze muvandimwe, iyi si y'umwijima iri organize ku buryo butangaje. Satani ye gushora intambara ntabwo ari ikintu kiza ako kanya. Ikintu cyo cyaracuzwe igihe kirekire. Satani yashizeho izi level enye ko twari tubivuze muri tugeze ku ya gatatu. Barere nk'abo wakwita ngo n'aba head of departments. Abita ngo ni powers of this dark world. Bona ni imyuka igenga izi myuka. Bwango ni abandi ni nka seti bagize muri company bamugize nk'umuntu y'abandi bakozi nk'icumi, bakoze nka 20. Ubu niwe niko baba kuri. Uwo nawe ntareba individual. Areba department nyine. For example, ari department bagira nka sub department.
ubone ureba cyangwa iriya myuka n'ibikora biriya. Munsi rero hakaza ngo spiritual forces of evil in heavenly places cyangwa in heavenly realms. Ni handi bavuga mu Kinyarwanda ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iyo ni imyuka gusa. Kibigenga ni babandi baza akakongorera ngo kora gutya, vuga gutya, kaza gatomendika umuryango wawe. Abo ni specific. Ari specific bango bagenda ku muntu. Bagenda ku muryango. Kandi aba nabo hari igihe baba bagenda kuri rino ryo bango bagakurikira umuryango wa seti akawukurikira. Umuryango wa runaka bakawukurikira. Aba nibo bagango ni ba specific. Kuva kuri abo bantu rero uzamu ari kuri Satani. Muvandimwe ko nari mbivuze bya twumve ko twagane muri video ya mbere, video ya kabiri nitwe kuganira. Nuko Satani isi y'umwijima iriorganize ku buryo butangaje. Ngohereza urugero mu gitabo cya Daniel igice cya 10. Daniel igice cya 10 na magambo akomeye atugaragariza iyi si twatuvuga isi y'umwijima. Daniel igice cya 10 umurongo wa 13 haranditse ngo ariko umutware w'ubwami bw'Iperesi kamasome ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara ntinda mu bami b'Ubuperesi. Kasubire muri jambo mu magambo yumvikana. Daniel yarapfukamye arasenga ariyiriza iminsi 21. Daniel abari gusenga iyo minsi 21 ayimara yose nta gisubizo kiri kuza. Daniel arasenga Imana ikamusubiza ngo amara iminsi 21 nta gisubizo kiri kuza. Ku munsi wa 21 ngo marayika araza aramubwira ngo marayika araza ahageze aramubwira ngo nari ndi kurwana n'umutware w'ubwami bw'Ubuperesi. Ntabwo ari umutware w'ubwami bw'Ubuperesi ugaragara, ahubwo ni imyuka barwanaga nayo. Yashaka kugira ngo ibuze Daniel kubona igisubizo cy'ibyo yabazaga. Buvandimwe imyuka abantu barwana nayo ntabwo bayizi. Kubona intambara iri kuba muri Ukraine, kubona intambara iri kuba muri Amerika, kubona intambara iri kubera muri Congo, hanyuma ntafata nk'aho ibintu bisaba ngo ni runaka wabikoze, ni perezida runaka wabikoze. Abantu turi babi n'ibiki nibyo turi baba abantu. Kuko system ya Satani yakozwe mu buryo Satani yapaza ibintu. Muvandimwe ku murongo 20 bakomeze inkuru bavutubwira kuri cya gice cya 10 n'ubundi ngo marayika abaza Daniel ati uzi ikinzanye ahuri? Dore ubu ngiye gusubirayo kurwana n'umutware w'Ubuperesi. Nimara kugenda umwami w'Ubugiriki arahera ko azi. Barwanye n'Abaperesi ngo bagiye kugenda ngo barabanga umwami w'Ubugiriki ngo agiye gutaza. Mu Kinyarwanda bakoresheje umwami ariko mu Cyongereza bakoresheje ijambo ngo prince rijyanye na principality. Muvandimwe ubwami turwana nabwo tugomba kumenya ko buri organize ku buryo butangaje. Twahereye tuvuga ngo hariho barurazi, hariho authorities, hariho powers of this dark world, hariho spiritual forces of this heavenly realms. Wango ni imyuka iri organize mu buryo butangaje muvandimwe. Ikindi twaga ku ntambara ziri kuba ariko turi kuganira uyu munsi, kugira ngo intambara ibe muri Congo, kugira ngo intambara ibe mu Burusiya, kugira intambara ibe ahantu hariho hose bigomba kuba byaraciye muri la chain. Intambara Satani aba yarayipanze imyaka 10, aba yarayipanze imyaka 100, akareba igihugu kavuga ngo abantu bazavamo muri iki gihugu bazavamo bazari abantu bakomeye, reka tugire stabilizing kitari cyagera kuri icyo gihe. Agazana amakudeta, akazana ibibazo, akazana ibintu bitandukanye kugira ngo abantu bagire bahore bari mu bibazo. Muvandimwe ndangiza iyi ndwa twavuze yose n'abagabo twaganiye yose, twavuze ku ntambara, twavuze kuri iyi myuka ariyo igenga, twavuze ngo system ya Satani iraorganize mu buryo butangaje aho ashora intambara kandi ategereza igihe kirekire. Abakristo natwe tugomba gutangira gutekereza kure. Satani niba yatekereza kure twazi imbaraga z'Imana kuko Yesu aramuruta. Imbaraga za Yesu ziruta iza Satani ku buryo butangaje. Dukoresha imbaraga z'Imana rero
twiyegereze Imana dutekerereze ibihe bizaza. Ubwo abandi bicara bakamara umwanya batekereza ukuntu bazahirika ubutegetsi, ukuntu bazahirika iyi si, ukuntu bazazana ubutinganyi mu bihugu, ukuntu bazazana ibibazo mu isi, reka natwe dufate uwo mwanya kuko dutekereza twazana ubwami bw'Imana ku isi. Iyi si iri organize, imyuka mibi iorganize, abakristo natwe twihuze kugira ngo tube organize, dusengere amahoro, dusengere ubwami bw'Imana kuza, dusengere imitekerereze no guhinduka kugira ngo ibyo Satani ashaka tibizaba. Ndamuvandimwe ndagusaba kugira ngo dusengere amahoro, sengera ibihugu byacu, sengera Kongo, sengera Burusiya, sengera Israel, sengera n'ibindi bihugu kugira ngo Imana itange ubwenge muri iki gihe. Ya myuka igenda kuba perezida, ya myuka ireba territoire, ya myuka ireba ibihugu, ya myuka twavuze, Imana ihuma amaso kugira ngo amahoro aganze muri iki gihe cyacu. Reka dusenge muvandimwe. Imana yacu tuje imbere yawe, turagushimira kubwo uyu mwanya, tugushira boko ibihugu byose bitandukanye biri mu ntambara, dushyira boko abayobozi bacu. Mana twumvishe yuko hari imyuka igenda yapanze kugira ngo izane akaduruvayo muri iyi si, kugira ngo izane intambara muri iyi si. Mana imyuka yose reka itsindwe mu izina rya Yesu. Reka imyuka yose uhimishe amaso kugira ngo Mana ubwo abayobozi bacu bafata imyanzuro, ubwo bahura kugira ngo baganire ku kuntu bazana amahoro, Mana ntihagire akantu kaza cyangwa ikintu cyaza kugira ngo Mana kize kibitambike imbere. Gendera abayobozi bacu, yaba ari hano muri Finland, yaba ari mu bihugu bitandukanye, kugira ngo Mana bafate imyanzuro mizima. Ubushake bwawe bwo ku bihugu byacu, gendera Kongo, gendera Burusiya, gendera Ukraine, Mana gendera Israel, gendera Gaza. Reka imbaraga zabo zigaragaze muri iki cyacu mu buryo butangaje. Kozubane natwe, kozo turinde mu izina rya Yesu. Amen.